mbabaruka ndabukeya kandabuke ikabanya amazi kamura ariko amazi akabana ndigushirega wayabijije none so ubanza uko yaboza ntabwo wabibona gaso yazanye shishirika mukandukira nese wana wakira gute uziko washiduka wakimuga Rekera bari banyisha babona mpeta abundi shiri ese be byakugendekeye gute konje ntacyo ntibaye kumbwira uko byagenze kugira ngo ibintu byambayeho nahuye n'abajura ejo umusibejo n'umunsi wa kabiri sinari nakubwiye ko ejo ndaza no kugusura ntabwo byari gukunda kabisa nahuye n'abajura ariko n'igihe wabyiteye nashatse kubarwanya ni kumwe nyine abasore bawo twiyumvayumva baranteranira bari banyishe natawe na moto yaciye iba imuritse itara bariruka ariko ubundi kandi nakuje kugenda nijoro wanga kunyumvira rega hari hakiri kare nari kumwe n'abashuti banjye hari sangaze ko hari saa 3 z'ubwumva ari kare maze ubwo saa 3 uri kumwe n'abantu muri guciringa babashuti wageze mu rugo saa 3 ngare bakaguse use ni bandi yakiri kare bavuye ariko nzakira aho marashiri ubwo nkandiye nzakira urimba bujire ku wazimbagatanye hano ihangane nta kibazo ubwo twivukira ibindi ariko waje nambaye neza nawe rumeze neza si byimvune musanga bizakira reba na ejo nashaka kuza kugusa nari mfite gahunda yo kuza kukurebera ariko ejo sinabashaga no gukandagira nuko bari umuturanyi hano duturanye mu gipangu niho waje hari amasa n'agapomade n'ubu afite gahunda yo kuza ari bugaruke ariko pe sinkubeshye nugiye ngo ari ikindi cyatumye naza ariko ubundi niki kikubwiye ngo uhituze ntabwo nabiberega umukunzi yatameze neza mba naraye ndyamye ndavuga muri koko shera ariko mvuga ibiki noneho muri bitotsi hari akarimbo njya nkunda kuririmba nasinziriye neza numva biranze nari ndi no mu buribwe bw'ivi ariko uretse n'uburibwe nyine nkatekereza tubushira aramvuga ibiki koko noneho na telefone yanjye bayimennye nayo batwaye nayo batwaye ariko yamenaguritse yanga no kongera kwaka urumva mbura n'ukuntu nguhamagara ukuntu mbigenza ariko nijoro naryamye mbura ibitotsi nabo bushira aramvuga ndabyuka ncana itara mfata hari akarimbo kanje mu mutwe ndavuga niyo mba nk'akanyoni ugoretse ukaza kumva ariko nzana gitari mvuga ukuntu ureba ukuntu neza gitari nereka nari imbere ko nacurangira hagati oya ntabwo ari ibyo gucuranga ahubwo ni akantu wumva ukuntu nyine ibi biri mu rwego rwo kugusaba imbabazi ko ntabashije kuza nanjye urabona ikibazo nari mfite ariko nananiwe gusinzira ndabyuka akarimbo kanje mu mutwe ndaremba
mu byishimo ntushasubiza katuyibike ntabwo twabikora ntabwo ari gahunda byadukereye ahubwo ndi nzaza mfite umwanya uzatirindira kose ukarangiza akaririmba ko niko gatero kaza kakaza nkabwa abantu wangira akanya nibura asimbuka njya kureba umukunzi ahubwo nagaruka nawe hanze sho akubye gato ye ngo wowe pole yamubwira ngo njye ntabwo ngo wumvise biki nebe numvise abantu bambwira ngo wowe na wa mukobwa witwa Mabengeza wo kwa Rurangiza so muzi tamuzi kwa noze uriya kwa Kimomo hariya kakagabo ndamuzi undi w'inkumi nyine tamuzi kwari ukuntu we nawe muri mu rukundo njyewe na wana Mabengeza sheri haguruka gato haguruka hagarara hindukira ongera tanara irebe wirebe ukuntu umeze urebe n'amabengeza yicarire ibyo ako kantu ukoresheje ibyo ari byo byose wumvise icyo nshatse kuvuga ngaho irebe nawe rero urebe uko wibonye irya image wabonye uyu munsi the same day uyu munsi today n'ubu bushongore n'ubukaka wirebe urebe n'amabengeza none wowe noneho kugira ngo ubyumve neza nawe ubifeeling ishyire mu mwanya wanjye ubaye ari ngi nanjye nkaba ndi wowe n'amabengeza ari hariya wahitamo ntiwiyizi ndizi cyari njye na penahitamo mwese mwatandukanye you are totally different sure cyamubengeza kuntu wagira ngo ni ikigabo tenga ikigabo ubundi ahubwo nibaza kubera iki ubundi utajya muri Miss Rwanda akasheri nawe rwose navuga icyo gifaransa ariko naho warya iminwa singoye ibyo mbona ni uziko ni akibazo ujya ku president makakubaza ngo yongera ibagiza ukanababwira icyo cyongera udekarana France ntavuga naho ubundi sheri Karame boss karamizwe imigeri wagiye ugenda neza ariko boss koko kuzubona ko nandi mu kazi bira biririmbo byawe narabikubujije jewe ariko boss koko twiragije Imana bidutwaye iki muri ubuzima tubamo tudasenze twagira ngo Imana yadukoye amaboko boss asega wowe rudomoro wasengeye ariko bye boss unyitinjije ibigamba baza n'ubwenge mfite n'ubwenge naburushaka inzoka mu ishuri reka da maze narinzi n'icyongereza boss twayere mutonye by'inkuru ndibagirwa ese nimba twavuga ko ari umwaka nimba niye sinzi ko twabyita enda sinzi uyu munsi ko nabantu bagusenga umukore raporo ariko sha nakubwiye ngo iki wo bose boss bumvuze nabi koko ukore raporo simeze ibyo biba bikure basanzwe baza hano se buri munsi n'ubwo bawansekeje rero ntukanzaneho ayo magapo gwino ako boss nimba nyize umunwa muremure mumbabarire boss abantu baba baje hano babaje gukora iki baba baje ngo umukore bya bindi mukora mu cyumba kansha ariko boss rwose je baba baje ngo dukore raporo subiramo raporo y'akazi boss baba baje ngo umukore raporo y'akazi nibyo uzajya uvuga umugore wanjye yaba hari yaba adahari abantu bakobwa baza hano baba baje gukora raporo boss baba baje gukora raporo y'akazi wabyumvise nabyumvise boss okay sawa uzongera guteshwa guza nzahita nkutimbura urabyumva ndabyumva boss Kariza ari he Kariza ari mu cyumba uvuga ibintu ntukabe nkavugirije yego boss nimba ngaragaje umunwa muremure ni mumbabarire okay genda umumpamagarira kandi wowe umva urahita ujya ku isoko kure handi ryo mu mujyi hirya urumva unshakire watermelon nza guha umugore wanjye urabyumva nuzibura uzishake kugeza nijoro urabyumva boss watermelon imwe meze nk'ibihaza genda ubasaba boy magenzi bawe karya baza mu mujyi okay genda umpamagarire Kariza abanguke Kariza ko kirakira ukuntu kiba kitambuka nk'inyana koko uzi ko wagira ni akanyana sha rudo urananiye pe muhamagara ze hano ko kintu uzi ko cyasaze cyakoze urasekera akavunirwa umuneke papa mbega akantu hamagara uwo mukobwa ze hano nawe tuvugane
nshobora si wese n'abanyamagambo umva niwumva n'umuntu uvuze ibyo ngibyo uvuga ati taka yego ntabwo shebwe ndireka mbanza nkubaza tuzi imyaka tumaze reba imyaka tumaze urabona iyo myaka imvura yavunitse nabicishamo akarongo ngo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka pe ntabwo bishoboka ahubwo mva nkumvira kanje urabona wumvaga iki ntacyo nakumva yenda are you sure if you are sure Jesus ndashyushye nashyushye be I don't know ariko nyine ibyo narimo nkubwira nanjye pe naravuze mana gusa navuga iki koko ntabwo nakora uvuga gutya ngo I swear to God really nyine ntekereza ubona ndagukunda nawe nyine urankunda mbese turikundanira ariko nyine nkavuga se buriya sheri nyine nawe byumve kuba nyine uza kunsura nkaba nyine rero nawe igihe gishize si ukibona si dukundana kandi uzi n'imishinga dufite kuzabana gusa si umaze kubyizera ko tuzabana kandi tuzabana pe n'ukuri ubyara abana musa bafite inyinya banafite inyinya nk'iyo yawe ariko nyine hari igihe njya ntekereza sheri biri bose ujye mba numva kandi umbabare kubikubwira mba numva nyine gusa reba kuba igihe tumaze dukundana utarabigera no mu cyumba iwanjye ngo urebe n'ukuntu haba hameze nyine kandi nawe urabyumva pe kandi ndagukunda sheri rwose uyu munsi n'ubu ndwaye rwose ihangane uze mwereke basi n'ukuntu icyumba cyanjye haba hateguye nyine tunahereho dupanga uko tuzaba duteguye n'icyacu nitubana shabe ibyo ngibyo yenda byumva ariko ndumva twabiganiraho kenshi kandi izi gahunda dufite nziza ako sheri reka mbanze nkubaza oya buretse rwose oya buretse mbanze nanjye nkubaza kise sumbwira nanjye reka nanjye nyine mubwira oya ntabwo ndakaye ariko nyine byumva sheri singukunda wese unkunda reka sheri reka nanjye ndi umuntu yagiye mba nanibazaho nimba gukunda by'ukuri nese ubwo iyo geste ndabibona ahubwo se ibyo byo wabikoze ko nabyo ari pati yo kugira ngo unyereke ko nawe dufitanye twavuze ko nutanga inkwano iwacu bakazishima be ntakizaba gisigaye gusa umva nawe mbikwemeye ikibyo wankoye nzi neza ko ndi umugore wawe nta gisigaye ariko sheri ibyo bigiye tumarana ugerega nzagukora none se gihe sinabikwemere yego be iwanyu se se wanze nanjye nakwemeye ko nunywa nzabiguha nta kibazo hari ikibazo kirimo bisoze nanjye ndahari sibyo sheri none se igihe twafashe umunsi ariko nawe jya umenya ko ndi umuntu ubu se wowe se ndabizi bega nanjye ndi umuntu mwese ubona nkwanga none se nimba se nyine uri umuntu kuki utanyereka uwo muntu nyine ko wirakara nuko iwacu bakabyemera saba tuzabisoza mu kindi kibazo sheri nananiza urananiza ariko reka ntacyo ntegereza uwo munsi tutegereze ufite amatsiko menshi nanjye ndayafite ubuze waba uyafite ntabwo nanjye ndayafite ni ukuri nzakumara agenda kose wagize izo ngorane zose uhita ubyibagirwa uzi ukuntu ushyushye ndabona imvura iguye reka nkureke utanangire ariko ujyaho reba uwo munsi tutegereze ningufata muze ndaguherekeza ngenza ku isura muze ntabambishoshe yihangane kabisa mbabarira
kiragenda ntikica iki telefone nacyo barakimenye uzi nzajya kugura indi ryariko Kariza Kari ngwino bose nagushaka ariko muri salo aracyashaka ashaka kukubaza nguri muri amamagara papa Kari ngwino mwana we ngwino hano tuvugane cara hanga amakuru se mukobwa wanje meze utese wowe papa meze neza biragenda biragenda nibereye mu cyumba gusa meze neza ariko meze neza ariko harya amasomo yo mu kiruhuko urayakurikira neza yakurikira neza ko ntajya mbona ucana televiziyo se cyangwa wumve radio kandi barashyizeho amasomo y'ibiruhuko ibiruhuko rega nibirebire ugomba kwiga erega nigana n'ababana wigana n'ababana mu baturanyi babandi twigana no muri ku ishuri aha Kariza rero mwana wanjye uranyumva ndakumva ndashaka ko uba umwana mwiza urabyumva ukaba umwana mwiza hari abantu baruhubuza mibeya bamwe bashaka kugenda bagonyoza utwana dutoya bariya rwose ubagendere kure uranyumva ndakumva ntihazagira agahungu gakinisha gushaka kujya hejuru urabyumva kuko ngiwe ngifashe urumva nagafunyafunya nkagahindura ubushwanya njyewe kimomo buriya nakica kupapura kaba ntabwo nkabya ujye ubagendera kure hari icyo wabuze oya ariko si ubuseke icyo wumva biseke kureba ukuntu ngo nshaka abakobwa wa kimomo we nawe cyakoze umarirunga umwana wawe oya rero witonde uba umwana mwiza ukurikira amasomo nzaguhemba niwongera kuba uwa mbere buri bushize warahashimishije mwana wanjye rwose buriya ubundi naribyaye buriya nanjye mu ishuri njyewe kimomo nabaga nduwaka uwa mbere kandi ababyeyi muba mutubeshya ntabwo mba nkubeshya dore ukuntu byagenda uzi ko basomaga bakavuga ngo nk'uko bisanzwe uwa mbere yabaye kimomo abandi barakurikira nawe rero ukomeze kuba umuhanga urumva ngaho rero witonde kandi ugire ubwenge rero buriya papa maze n'iminsi narakubuze kandi mpora hano ubu hari se ko buri mu byawe mashakiraga iki mwana we hari ibibazo maranye iminsi nyine ku buzima bw'imyororokere ubuzima bw'imyororokere mbibaza mama kanshwishwe buriza ibibazo si ubwo bimeze bita ubuzima bw'imyororokere imyororokere harya si bya bindi birebana n'iby'abakobwa kirisitu wampaye ngo ariko kari karame ninde wakwigishije gushira isoni imbere ya so ese none se ko nabajije mama aranyirukana none niwe naje kubaza nta n'isoni uba ufite koko imbere ya so ukazana ibyo bintu by'ibishinzi n'ukuntu nakwizeraga ibyo by'imyororokere jya ugenda ubibaze bagenzi bawe cyangwa mwarimu wanyu se mwebwe mama jya ngo mbaze ni se mwebwe mwambyaye kakubyaye se jye ibyo umva reka nkubwire abana bubu koko ibyo bintu by'ibishinzi birirwa bavuga jewe urabimbaza jewe urabona kimomo nabibwirwa ni uzabaza nyoko nutabimubaza uzareba abandi ubaza ahubwo umva nkubwire ayo masomo yo mu kiruhuko amasaha yawe ndabona agiye no kugera ihute mwige nimara kugira uharyama urabyumva uharyama uruhuke ntukaze umaze kwiga urabyumva hari sabaturanye ntimumaze kumenyerana uharyama uze kuza nimugoroba naho ibyo bintu bya genda mwana ariko abana bo babaye genda ubuzima bw'imyororokere Yesu bana bo ariko ndimo ndabuhura rata cya gikozi nacyohereje umugore ntahari ubu secretary mukanya arabaje ariko noneho ndamutapfuna gutera mukobwa ni ngiye gutapfuna umwana ariko isaha kimomo uru rugo ubu ni njye nyine bose nabahaye ubu noneho ibintu ngiye gukorera muri uru rugo ahubwo reka nze ndebe ubu mu minota 5 arabakomanze noneho ni akazi sawa reka mbe mutegereje ndeba televiziyo ahubwo gatoya